Hello friends, mumeze mute? Murabizi ko kino cyumweru ari cyumweru abanyeshuri benshi bari gusubira ku mashuri. Ese nize ngamba bafite bajyanye izembaduko, tugiye kubahamagara tubavugishe batubwiye kuntu kino gihembwe bagiye kugitangira. Mbo urasabwa gukurikira video yose mbere uko tubahamagara. Reka manze nabacangamo kano kantu, ubundi nimumara kureba kano ka video tuhita tugaruka mu kanya. Umuryango wa Rib na Nesa urabamenyesha akababaro k'umuvandimwe wabo Vacances witabye Imana maze igihe arwariye mu bitaro bya Kibagabaga. Tariki 9 zirageze, abajene dusubiye jera kavaka dore karatobotse, amaniga dusubiye ha, turasaba Nesa byibuze twongeze ukwezi kumwe, turatakamba byibuze turabasaba mutwongeze. Mfitanye ikibazo na animateur kandi sindamugurira na byera, dore mfatwa nk'umunyamideli kandi mu rugo nsaba mitiweli, amakaye ubu narayaciye, rega amabiku ubu narataye, sigaye mbyuka scrolling TikTok, YouTube mpora ndeba amahiso, sinyeneye etide nimo nkeneye kubyuka uko nshaka everyday. Ubu nsigaye nitwa Badman, reka bambwira gutebeza fuck them Badman, jene sinkeneye stress, amaniga Badman. Alright. Iki kiganiro rero nakise bye bye Vacances. Reka ku murongo wa telefoni duhamagara wa mbere ubundi twumve kuntu bimeze. Kanze tumuhamagare twumve niba ari budufate. Iki kiganiro rero ni bye bye Vacances. Reka duhamagare ku murongo wa telefoni twumve kuntu aradusubiza. Uyu tugiye guhamagara ni umunyamakuru w'ikigo ahantu yiga, tugiye kumuhamagara tumubaze. Allo? Oui. Ubu rurayivu kuri Kibare TV. Ndabumva neza. Iki gihembwe ugiye kugitangirana izihe mbaduko? Iki gihembwe mfite ingamba nyinshi zo kujyana ku ishuri. No gutsinda byose kandi n'umwuga wawe wo kuba umunyamakuru ukawukomeza gukagera kure. Cyane rwose umwuga wanjye w'umunyamakuru nkawukomeza kuko numva ari inzozi zanjye zishingiye cyane. Ubwo rero usabwa kongeramo courage. Se ubundi iyi Vacances turimo dusoza yakugendekeye gute, wayibonye gute? Iyi Vacances dusoje ngendekeye neza kuko hari byinshi nagiye mbona nawe n'inshuti zanjye, n'imiryango mbona n'abavandimwe, umwanya uhagije kurenza uwo twagiranaga kuko nari ndi ku ishuri. Nizere ko rero kino gihembwe uyu mwaka w'ibihumbi 2024 2025 ufite imbaraga nyinshi cyane kandi naho wari uri karushaho cyane. Mfite imbaraga nyinshi, ngiye kujyana imbaraga ku ishuri mbese bitewe n'uko uriya mwaka nawe usoje. Kuko nawe usoje ntabwo ariko nabyifuzaga, ariko ubu ngiye kujyana imbaraga nyinshi ku buryo inzozi zanjye ngomba kuzazigeraho bifashishije n'umunyamakuru. Umwuga wawe w'itangazamakuru wo uri kumva ushaka kuzawugeza hehe? Umwuga wanjye bitewe n'uko mbyifuza n'ukuntu numva afite impano yo kuzaba umunyamakuru, kumva bitewe n'ibyo niga byazamfasha kugera kuri byinshi, ndetse kandi agumya gukuza umwuga wanjye w'umunyamakuru mbese nkagera ku ruhando mpuzamahanga, ngatera ikirenge mu cya Jafeti. Disagiso urakoze cyane kuduha ikiganiro cyawe kuri Kibare TV. Murakoze nawe. Sawa. Uyu nguyu twavuganaga ni umunyamakuru w'ikigo bamwita Disagiso. Reka nze turebe hari n'undi mukinyi wa comedy mu kigo dufite, reka nze turebe ubundi nawe tumuvugishe atubwire kuntu ari kwitegura iki gihembwe. Kanze tumurebe ku murongo wa telefoni atubwire kuntu ari kukitegura. Kadutegeze twumve ko ari buyifate. Bamwita Bona TV, wanamusura kuri YouTube channel ye. Allo? Yego. Ubu ngubu rirayivu kuri YouTube, twagiraga ngo tuganire uburyo nkawe nk'umunyeshuri kino kiruhuko cyakugendekeye. Mbere na mbere manzi mbashimire kuba byagenze muri make, byagenze neza kuko iminsi imwe n'imwe twasubiragamo amasomo, tugasoma n'ibitabo, tukajya kuri interineti tukabazaho ibibazo.
none ndakeka ibiruhuko birangiye ukiri kwitegura gusubira ku ishuri. Ndakeka umunsi w'ejo ku wa mbere abanyeshuri ba desikuru baratangira ndetse n'aba primaire. Ubwo urebye muri makeya kino kiruhuko cyakugendekeye neza? Cyagenze neza, twasubiye mu masomo, nta nzitizi na zimwe zatumye tudasubira mu masomo. Uyu mwaka w'ibihumbi 2024 2025 uwutangiranye izihe ngamba? Ni ukuwutangirana ingamba nyinshi cyane zo gukora etide mu gitondo ndetse no ku mugoroba, kubaza abarezi bacu, gushyiramo imbaraga cyane ku buryo amanota twagiraga tuzongeraho. Kuraje rero n'umwuga wawe wo gukina komedi rwose ukomeze kandi wongeremo imbaraga. Ntubuza abantu bose baba bazi Rushaki TV ku masabukarabe baduhaye, ndabashimira cyane, ndabashimira. Sawa, urakoze cyane. Kandi ngira n'abandi batarayikora ko banyarukira kuri YouTube bakareba. Sawa, nta kibazo rwose, umunsi mwiza, urakoze cyane gutanga ikiganiro kuri Kibare TV. Nawe usuhuza abantu bose, inshuti zawe zose usuhuza, ubabwira ati mukomere mumere neza. Sawa, urakoze cyane, umunsi mwiza. Yego. Turangije rero kuvugana n'uyu mukomediye bamwita Rushaki. Reka turebe undi muntu wageze kuyoboraho ishuri, wari shefu w'abanyeshuri, tumuhamagare kuntu we kino gihembwe arimo akitegura. Reka dutegereze ku murongo wa telefoni tuvugane nawe. Dutegereze tuye ko arabuyifate. Alo. Yo. Ubu ngubu tuvugana uri live kuri Kibare TV. Yego. Twari turimo tuganira n'abanyeshuri bo hirya no hino ku bigo bitandukanye, bari kutubwira kuntu ibihembwe iki kiruhuko cyabagendekeye, bari kutubwira n'ingamba bafite. Kino kiruhuko cyakugendekeye gute? Urebe uko cyagenze neza. Twakozemo byinshi, dufasha ababyeyi, bakorera umurimo, ibintu bimeze neza cyane, twariteguye. Yego. N'ababyeyi baradufasha. Duteguye kujya ku ishuri rwose mu gitondo nta kabuza, nta mbogamizi. Nkawe nk'umunyeshuri unayobora n'abandi banyeshuri, kino gihembwe uyu mwaka w'ibihumbi 2024 2025 witeguye ute? Ujyanyemo izihe ngamba? Ingamba ubu ngubu mfite, ntabwo nakongera kuvuga ngo wenda maranire kuza mu 10 ba mbere. Ingamba mfite kugeza uyu munsi ni uko noneho intego nshaka kuzana ku ishuri mu gitondo ni ukuza niteguye guhangana n'umuntu wa mbere, apana kuvuga ngo ndaharanira kuba nko mu 10 ba mbere, ariko nkaza nshaka guhangana n'umuntu wa mbere. Sawa rero, urakoze gutanga umusanzu wawe kuri Kibare TV. Namwe murakoze. Murakoze cyane. Mumaje rero kuvugana n'uyu nguyu, reka duhamagare umwe mu bayobozi b'ikigo runaka twumve ko ari butuvugishe, ubundi tumuganize atubwire kuntu bwitabire ku kigo cye buhagaze. Kadutegeze twumve. We byagorana kuba ari nabuyifate kuko ubu ndabizi iyo itangira ry'amashuri rigeze baba bafite akazi kenshi cyane. Ndabona yirangije umuyobozi w'ikigo, ntago tubashije kuvugana neza, gusa nyine kino kiganiro bye bye vacances ni ikiganiro twateguye kugira ngo tuganire n'abanyeshuri bavuye mu biruhuko, tuganire nabo batubwire ingamba bafite. Sawa rero, nawe wakurikiye kino kiganiro wakoze cyane kureba. Ndacyari Kibare TV nk'ibisanzwe, ukore subscribe niba utari wayikora. Urakoze cyane.